Bakunzi bacu muraho, twizere ko mumeze neza kandi nibyo tubifuriza. Mu minsi ishize twavugaga ku bijyanye n'uko wakora ishoramari ukaba successful, n'uko wakirinda abajura cyangwa se abatubuzi mu bijyanye na investment. Umwe mu bakunzi bacu wakurikiye ibi biganiro niho yahereye atubaza ati ese utarize za kaminuza ariko ufite ubushake bwo gutera imbere, hari akazi wabona kagufasha gukora savings cyangwa se kwizigama byaza kugeza nawe kuba wakora ishoramari? Ati niba bishoboka mwatubwira utuzi dutandukanye dusaba ko uzi gusoma no kwandika gusa, ariko twakuzamurira urwego rw'imibereho nawe bikaba byarangira uteye imbere nk'abandi, kabone n'ubwo waba utarize kaminuza. Iyi ngingo niyo itumye tubategurira iki kiganiro kivuga ku tuzi cyangwa se imirimo 20 wakora ukaba waba successful mu buzima, kabone n'ubwo waba utarize amashuri menshi. Tutitaye ku ufite akazi cyangwa se utagafite, tukurarikiye kugikurikira kuva gitangiye kugeza kirangiye, kuko hari byinshi gishobora kukungura wasangiza bagenzi bawe bikaba byabahindurira ubuzima. Turahera ku mirimo ihemba amafaranga make, dusoreze kwihemba menshi, kandi yose nta degree yo mu ishuri isaba. Twagiye. Akazi ka mbere kadasaba kuba ufite degree ni akazi ko mu rugo. Aka kazi ni kamwe mu tuzi tuboneka cyane kuko ingo hafi ya zose ziba zikeneye abakozi bo mu rugo. Mu Rwanda cyangwa se muri Afurika muri rusange, kugira ngo bakaguhe ntibanita ku kubuzi cyangwa se utazi gusoma no kwandika. Akazi ka kabiri kadasaba degree ni security cyangwa se ubuzamu. Ingo z'abantu, ibigo bya leta n'iby'abikorera n'indi mishinga itandukanye bikenera abasekirite bo kubacungira umutekano. Kuba uri inyangamugayo, ukaba ushoboye kandi usobanukiwe neza ibijyanye n'aka kazi biba bihagije. Akazi ka gatatu kadasaba kuba warize bihambaye ni ugukora serivisi muri resitora cyangwa se bar. Aka ni kamwe mu tuzi tuboneka cyane cyane mu mijyi. Impamvu ni uko ariho higanje utubari ndetse n'amaresitora. Hari benshi bagakora bavuye mu kandi bitewe na shift bapanzeho. Akazi ka kane kadasaba degree ni ugutondeka ibicuruzwa muri supermarket. Uko imijyi itera imbere niko n'ubucuruzi butandukanye butera imbere, cyane amasupermarché cyangwa se supermarkets. Ba nyiri ubu bucuruzi bakunze gukenera abantu babafasha muri serivisi zitandukanye, nko guterura ibintu mu mastoke ndetse no kubipanga aho bicururizwa. Abo baha aka kazi ntibakunze kubasaba degrees. Akazi ka gatanu bidakunze gusaba diplome kugira ngo ugahabwe ni uguteka. Ku muntu ukunda kwiga kandi akaba afata vuba, akagira n'impano mu bijyanye n'ubutetsi, iyo afashe umwanya uhagije akihugura, mu gihe gito aba abarizwa mu baprofesiyoneri mu bijyanye no guteka. Ari amaresitora, utubari, coffee shops, amahoteli n'abandi batanga serivisi zijyanye n'ubutetsi bakenera cyane abazi neza ibijyanye nabyo, kandi bakunze guha amahirwe n'abadafite degree kuko ahanini ntibaba bahenze cyane ugereranyije n'abazifite. Akazi ka gatandatu kadasaba kuba warize za kaminuza ni ugukora amasuku ndetse no gutunganya amajardin. Ubumenyi bwo gukora amajardin kinyamwuga ndetse no kuyakorera isuku ni bumwe mu bufitwe na bake, kandi icyo busaba ni ukwihugura byoroheje hakiyongeraho ubushake. Iyo umaze kugira ubu bumenyi, icyo uba usabwa ni ukwihuza n'abarwiyemezamirimo batandukanye batsindira amasoko y'isuku mu bigo bitandukanye, noneho akazi kajyanye no gutunganya amajardin bakajya bakaguha. Hari n'ingo z'abaprive zikenera gukorerwa amajardin ndetse n'amasuku mu busitani. Umurimo wa karindwi wakorohera kubona bitagusabye degree ni ugukora amasuku y'intebe zo mu nzu. Mu mijyi, ingo nyinshi zikenera abakora amasuku y'intebe zo mu nzu, iy'imisego ndetse n'iya za matera baryamaho. Ku muntu wiyumvamo domene yo gukora amasuku nk'aya, icyaba asabwa ni ukwitoza gukoresha imashini zabugenewe kuri aya masuku. Yaba afite ubushobozi akagura zimwe muri zo cyangwa se akajya azikodesha, ubundi akimenyekanisha. Abo ukoreye neza nabo bakurangira abandi bakiriya. Akazi ka munani kadasaba degree ni ugukora muri car wash cyangwa se ikinamba. Ku muntu wese udatinya amazi akaba yumva neza ibijyanye n'isuku ikorwa hakoreshejwe amazi, akazi ko koza imodoka cyangwa se ibindi binyabiziga karamworohera cyane. Ikindi kugira ngo kabone ntibisaba degree. Akazi ka 9 ni ugufasha abantu gukora siporo. Kuba umupersonal trainer ni umwuga abantu benshi batitabira. Ibi bikaba biha amahirwe abantu babikunda kuba babigira umwuga. Iyo ubikunda ukihugura neza, ukegera abafite amagym tonic kandi ukaba uzi no kwimenyekanisha ku buryo uzajya ukurura abakiriya, nta kabuza akazi barakaguha batagusabye degree.
Akazi kari ku mwanya wa 10 mu tudasaba degree ni ugukora massage. Ibijyanye no gukora massage ni kariyeri iri kuzamuka umunsi ku munsi kuko abakeneye bariyongera buri munsi bitewe n'uko iminaniro cyangwa se stress bihora byiyongera mu bantu. Iyo wiyumvamo iyi domaine, icyo uba usabwa ni uguhabwa amahugurwa cyangwa se formation n'ababikora kinyamwuga, byaba ngombwa bakaguha certificat. Impamvu uba ukwiye kuyigira ni uko iguhesha akazi mu buryo bworoshye kandi kakugaragaza nk'umunyamwuga. Kugira ngo uyibone nta mashuri ahambaye bisaba. Umurimo wa 11 udasaba kuba warize kaminuza ni ukuba photographe cyangwa se cameraman. Ibijyanye no gufotora ndetse no gufata amavideo ku muntu ufite impano ntibimugora cyane kubibonamo experience nziza. Icy'ingenzi ni uko afite umwanya uhagije wo kubikoramo formation ku babifitemo uburambe. Akazi ka 12 kadasaba degree ni akajyanye no guterura ndetse no guhereza. Aka kazi ku basore bafite imbaraga kaboneka ku buryo bworoshye cyane. Aha niho habarizwa abakarani baterura imizigo, abapakira ndetse bagapakurura amakamyo, abayede bafasha abafundi mu bwubatsi bw'amazu n'abandi bakora imirimo ijya gusa n'iyi. Mu bakora akazi gasaba imbaraga baterura bakoresha amaboko yabo harimo n'abinjiza arenga 200,000 ku kwezi by'amafaranga y'u Rwanda. Akazi ka 13 kadasaba degree ni ugukora isuku y'imisatsi ndetse n'ubwiza. Abantu hafi ya bose bakenera gukorerwa isuku mu misatsi nko kwiyogoshesha ku bagabo no kwisukisha ku bagore. Si ibyo gusa, bikunze kujyana no gukorerwa inzara, maquillage n'ibindi. Ku muntu ufite impano muri ibi bintu ntakunze kubura akazi. Umwuga wa 14 wagutunga bitagusabye diplome ni choreography cyangwa se kubyina. Uhereye ku njyana gakondo kugeza ku za kizungu, ku muntu ufite impano yo kubyina akabishyiramo imbaraga kugeza ku rwego yabikora kinyamwuga, biramutunga kuko mu birori ndetse no mu bikorwa bitandukanye aba bantu barakenerwa cyane. Iba hanini bijyana n'umuziki muri rusange. Akazi ka 15 kadasaba degree ni ukuba umufundi mu bwubatsi. Ubwubatsi ni kimwe mu bikorwa cyane kurusha ibindi mu mijyi. Iyo uzi umwuga mu bijyanye nabyo ntushobora kubura akazi. Iyo uzi gusoma no kwandika kubyihuguramo ntibigoye. Icy'ingenzi ni ukuba ukunda umurimo kandi udatinya kwandura. Akazi ka 16 kadasaba degree ni ugutwara taxi. Uhereye kuri taxi moto ukajya ku modoka nto cyangwa se taxi voiture ukajya no ku mabisi, hano hose icyo usabwa ni uko ufite uruhushya rwo gutwara kimwe muri ibi binyabiziga, birumvikana ubusobanukiwe neza ibijyanye n'amategeko y'umuhanda, noneho ukagira discipline. Kubona akazi muri iyi domaine ntabwo bigoye cyane kuko abakire bakeneye abashoferi babatwarira ibinyabiziga kandi bafite discipline ni benshi cyane. Akazi ka 17 kadasaba kuba warize za kaminuza ni ugutwara amakamyo. Nk'uko twabivuze mu ngingo yabanjirije iyi, kugira uruhushya rukwemerera gutwara ikinyabiziga runaka nicyo kintu cy'ingenzi. Ibindi ni umuhamagaro uba wiyumvamo kuko ntiwajya gukorera perime y'ibinyabiziga byambuka imipaka y'ibihugu bitandukanye, ibisiza, ibikora imihanda cyangwa se ibiterura imizigo iremereye atari ikintu wumva uzagira kariyeri yawe. Nk'ibisanzwe uko ufata risk nini ni nako n'inyungu ziyongera. Iyi niyo mpamvu ituma abatwara amakamyo ndetse n'ibimashini bahembwa amafaranga menshi ugereranyije n'abatwara imodoka nto. Akazi ka 18 wakora bitabaye ngombwa ko wize amashuri menshi ni ibijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Ubuhinzi n'ubworozi ushobora kubikora nk'akazi cyangwa se nka rwiyemezamirimo. Kuba ufite amahugurwa y'ibanze ajyanye n'uko bikorwa nicyo kintu cy'ingenzi. Ikindi, amafaranga ushobora kwinjiza muri iyi domaine ntagira umupaka, ahubwo biterwa n'urwego bikoraho. Akazi ka 19 kadasaba diplome ni ibijyanye no gutegura ibirori ndetse na decoration. Mu gihe ufite ubumenyi bujyanye nabyo, ushobora gukorera abantu batsindira amasoko yabyo cyangwa se nawe ukabibamo rwiyemezamirimo. Akazi ka 20 rero nako kanyuma kadasaba kuba warize za kaminuza ni ubucuruzi. Mu gihe uri inyangamugayo ushobora kuba ufasha gucuruza abafite business nini cyangwa se ziciriritse bakaguhemba, cyangwa se nawe ugahimba izawe. Urugero rw'iterambere iyi domaine yakugezaho narwo rwaterwa n'uburemere bw'ibyo ukora. Kuba tukiri kumwe muraba agaciro cyane, akaba ariyo mpamvu tutasoza iki kiganiro tutabahaye bonus, ariyo kintu cya 21 wakora atari ngombwa kuba ufite degree ya kaminuza, aricyo kuba umu-influencer. Abantu benshi dukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo butandukanye, ariko ikibabaje ni uko abenshi muri twe tutazi ko zishobora kukubyarira amafaranga. Uhereye kuri Instagram, YouTube, Snapchat,
TikTok, Pinterest, Facebook, Twitter n'izindi. Izi zose iyo zibayeho umwinfluencer mwiza zirakwinjiriza. Gute se? Gukurikirwa n'abantu benshi niko na publicité zinyuzwa kuri page zawe zikwinjiriza amafaranga menshi. Icy'ingenzi ni ukuba wujuje amategeko n'amabwiriza agenga monetization cyangwa se uburyo bwo kuzikoreraho amafaranga aba yarashyizweho na ba nyiri izo mbuga. Ikindi nawe ukaba uzi kwishakira amasoko mu buryo butandukanye ukorera abantu amapublicité. Hari n'abazikoreraho ubucuruzi. Dusoza, ubu ni uburyo 20 twareberaga hamwe wabonamo akazi cyangwa se imirimo kabone n'ubwo waba utarize. Icy'ingenzi ni ukuba uzi gusoma no kwandika. Gusa iyi mirimo tuvuze ntireba abatarize gusa. Wararangije na kaminuza ukaba utarabona akazi wifuza, ushobora gushaka uburyo uyinjiramo kandi yagufasha ugasunika iminsi, byaba ngombwa ikaguteza imbere. Abanyarwanda nibo bavuze ngo akazi kabi gahesha keza. Mukunzi wacu, twizere ko hari icyo wungutse. Niba gihari kitubwira hasi muri comments. Niba kandi hari n'inyunganizi ufite kuri iki kiganiro, nayo hidusangiza hasi muri comments. Niba uri mushya, tugufite ibiganiro byinshi kandi byiza byagufasha mu buzima, akaba ariyo mpamvu tugusabye gukora subscribe ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho mu ba mbere. Niba iki kiganiro cyakuryoheye, ukande kuri like, kandi niba hari n'uwo cyafasha ukimusangiza ukora share. Niba ibiganiro dusize kuri end screen byakuryohera kandi byagufasha, ibiganiro byacu byo nakagaruka naho ubutaha. Imana ibarinde, turabakunda.